Bruce Melody yego namwumvise amaze kwamamara cyane, ariko ikibazo cyo nuko nyine yarenze cyane mu muziki kandi akaba ari ukuriye 155 AM. Ben njyewe nyine abizi ko nyine Ben abantu benshi baramukunda, turabizi ko avukana na Meddy. Sama people ni wa mungu wa nyuma na tugate kuri ya mihanda yacu turimo kugenda none tureba ku mihanda uburyo abantu bagiye bazi indirimbo bagiye baza abahanzi amakuru bagiye bafite. Uyu munsi tugiye kugenda duhuze umugabo bita Bruce Melody ndetse na The Ben. Uyu munsi duhuye n'abasore hano abahungu b'inkorokoro kabisa bita bande. Njyewe banyita Bosco. Wowe kwita Joseph. Wowe wowe niyo sange Emmanuel. Tugiye kuganira ku mugabo bita Bruce Melody na The Ben. Saba bagabo murabazi? Urabazi? Bruce Melody umuzi iki? Bruce Melody nzi ko akora ibintu bigayitinga kandi birimo n'inama. Birimo inama Bruce Melody. Wowe se? Indirimbo ze mane ziba ziri hit man. Indirimbo ze ziba ziri hit. Wowe se? Yemuze nyine kakora indirimbo zigakundwa n'abantu benshi. Wowe Bruce Melody umuzi? Bruce Melody akora indirimbo dushimishije abantu agahugura abantu. Nawe se The Ben? The Ben nawe arabikora ruzungu musaza. The Ben? Nawe urabizi ko abikora se? Nawe se urabizi ko abikora man? Nawe? The Ben yasanga Bruce Melody. No se ashaka kuvuga ngo The Ben na Bruce Melody yose tutashaka kumenya ati The Ben na Bruce Melody ni ndurenze hagati yabo. Mwese muremeza ko Bruce Melody ari urenze? Ngaho hagira umuntu tubwira akarimbo tubiri twa Bruce Melody. Siko ko nk'ikinyafu ubundi kinyafu igisohokera ndirimbo garirimbo gato ririmbo gato ku kinyafu ngo nago kubita ikinyafu. Ese kinyafu yavugaga ni iki ubundi? Nanjye nicyo kintu nyine nasakije bukuru nabimenya mumenye ntabwo urabyumva kinyafu ariko uranisaha cyararani ntabwo urabyumva. Wowe kinyafu warakimenye se? Wowe urakizi se? Ni igiki se ma? Irano nyine Bruce Melody munda yabicaye avuga ati kinyafu ni kumwe uryamaye no mu bed. Yes. Kaje musarano. Hano rero tugiye kudufasha sibyo? Nanjye Bruce Melody simuzi twahura na The Ben simuzi nabo twahura. Mugiye kumfasha uyu muntu ugiye kuturebera ino foto. Uyu muntu ninde? Wani The Ben. Uri sure? Yes. Nawe se uyu nguyu ninde? Wani Bruce Melody. Uyu mukobwa bari kumwe ninde? Uyu mukobwa bari kumwe ninde? Uyu ni shere wa The Ben. Bamwita nde? Bamwita nde uyu mukobwa? Bamwita Pamela. Pamela? Ni Pamela. Wani Pamela. Ni Pamela. Yes. Nasi Pamela umuzi iki ubundi? Pamela yigeze aba Miss Rwanda. Yabaye Miss Rwanda waryari? Miss Rwanda waryari? Na 10 na kangaera. Muri 2010 ariko ntabwo nibuka ari 2010. Cyangwa ni 2011. Ntabwo byibuka neza kabisa. None se wowe Bruce Melody umuzi iki? Bruce Melody yego namwumvise amaze kwamamara cyane, ariko ikibazo cyo nuko nyine yarenze cyane mu muziki kandi akaba ari ukuriye 155 AM. Bruce Melody ni ukuriye 155 AM. Niwe nyirayo se? Ntago icyuzi nuko ari wiyikuriye. Niwe boss. Niwe boss. Ikibazo cyo nuko we hina element ariho abantu bayirimo barenze byatari. Bruce Melody zindirimbo yiwe turimbira akarimbo ke kamwe. Aba bavuze ngo Bruce Melody ngo niwe urenze ngo nibiki niki ngo The Ben ngo ari hasi ngabanze tubereze Bruce Melody akarimbo ke kamwe. Akarimbo kiwe sira ku mutima y'amagambo abatazigera hinduka uvuko n'abantu bahoze kuva kera ndetse na mbere bazatuvuga badusekera gusa siko babyifuza kurubona cyorohanumba oh mandale uculamito bazatwanga ntacyo dupfa uko bwose ntibizahinduka uza nkunde nanjye ngukunde ubwo bitazigera byoroha
yala ninde wamukosora agira umukosora ma ni akadebeni se muzi ba Kadebeni ndaka ngaho dukomeze akadebeni iyo bafite amababa naguruka ngana mubiye bakumenyera hazaza ona Jotojunda gukunda neba simba yonsa ndabirahiriye iyo duhoje imboni ndemba bikanyibutsa Imana bikanyira gusenga uyu mutima ugufitiye umwenda baby nagupenda nigisi bakubwira ariko ntujya ubyemera maze kinebihokokwa baby katugende mu kiganza tugifoya we yumvira uko umutima utera uru rukundo ni forever domi close to you I will never leave you sir yumvira uko umutima utera uru rukundo ni forever ya big man harareze byata ijambo rimwe uramutse uhuye na Bruce Melody wamubwira iki ikintu ngewe ndamutse muhuye na Bruce Melody namusaba yego wenda hari ukuntu umuntu aba afite nk'akantu kw'Imana wenda ukuntu wiyumva mw'Imana aho ngiye nyura bakambwira ngo na Bruce Melody arabangira akoze ko musa rimwe na rimwe najyo naseka ati seka na Bruce ariko ngewe nyine muhuye na Bruce Melody wenda ngewe ikintu namwisabira ni ukumfasha nanjye nkaba naza kugufasha urumva ufite impano ushaka kujya muri studio Bruce Melody nidubura tumubwira ati hari umuntu bakwita nde hari Rukundo Patrick Rukundo Patrick nidubura Bruce Melody tumubwira ati arashaka kumufasha njye ndashaka guhura nawe tukabonana ubundi rero tukabiganiraho neza niba yamfasha nanjye mukaganira Bruce Melody ukuriye 155 Bruce Melody cyangwa The Ben na The Ben nawe nicyo kintu uri kumubwira The Ben ngewe nyine arabizi ko nyine The Ben abantu benshi baramukunda turabizi ko avukana na Meddy The Ben avukana na Meddy ariko ayo makuru ntabwo twari tuyazi The Ben burya avukana na Meddy turabizi ko The Ben avukana na Meddy none se umukuru ninde just tubona umukuru wenda ari Meddy umukuru ni Meddy kubera iki se kugendera kuki ayo makuru nta nuko nari nyazi ko nanjye wenyine nuko ari uko wenda umuntu wagenda akurikira utuntu nyine tw'imyidagaduro akaba yakoramo ako kantu ariko nyine waje kumenya ko mu myidagaduro The Ben avukana na Meddy ewana The Ben na Meddy turabasuje abavandimwe kabisa umubyeyi wanyu akomeze yashimirwe cyane wowe The Ben muye bamubwira njyewe nabwira The Ben urabona mu cyaro nk'aho tuba twaturutse hari n'abantu bafite nk'impano ariko bakabura nk'umuntu wabamotiva kugira ngo basohore izo mpano zabo ikintu namwisabira ni uko bazajya bamanuka mu byaro bakaza kureba abana bafite nawe bakaza bakabazamura kabisa urumva nawe ufite impano si wadukomye nk'akapera mani utera kapera nose urumva The Ben azayimenya gute baje kuririmba urumva The Ben ariko nyine ntabwo ndumva ntameze neza bitewe n'ahantu mvuye no kunanirwa n'iki buraduye naza noneho nase Bruce wamubwira na Bruce Melody nayo nicyo ngicyo namubwira ko n'abantu tuba twemera baba baradutanze gufata ibintu bya gakondo cyane wakohereza amafaranga ya Bruce Melody wakora iki cyanjye ikintu cya mbere nabanza nkafasha abantu bababaye kuko buriya iyo Imana nawe kuzamushakisha no buryo wazamura abandi wose nta kintu watubwira mani uramusubiye na Bruce Melody akantu wamubwira yemwe na Bruce Melody amuteretse kibiga byaba arishima abantu byaba arishima se umugore wa Bruce Melody muramuzi kubera ko atarabishyira hanze tumumenye ntabwo ajya bishyira hanze se ntabwo ndigera mbona avuga ati uyu niwe fiance wanjye dushobora kuzabana Bruce Melody noneho aracyari umusore Bruce Melody aracyari umusore mubwira ijambo rimwe Bruce Melody ku busore bwe Bruce Melody ku busore bwe akora iki ku busore bwe abana ntabwo nagire cyangwa ashake n'abave mu bantu wenda ariko icyo twishimira kandi twakishimira bibaye byiza nuko yatubwira ati uyu niwe fiance wanjye igikwe ngiye kugitegura igikwe kirateguwe mu minsi iri imbere agize Bruce Melody busore njyewe nuko nzi ko Bruce Melody
kuko ngiye ujye ubona n'igipeta ariko oya ntago Bruce Melody arakuze tu arakuze cyane rwose. Bruce Melody urabona atari igipeti mani cy'ibitama kumana nabibonye ufite amatama nk'aye Bruce Melody arakuze ufite amatama nk'aye bro ufite amatama nk'aye wana reka tubashimire byatari kuba mwabaye natwe muri tukaganiro kabisa wana Bruce Melody ubutonde turaho umusira debate turaho umusira urumva wana niba ari ukubafasha bagomba kuzabafasha urumva wowe tubwiye ngo Bruce Melody avukana na Meddy wana kari akantu tugomba kukababwira tukababaza impamvu babiduhishe ko bavukana urumva bagomba kutubwiza ukuri kabisa wana asasa wa Mungu wanyu rero mana tukaturi kano kuri iyi mihanda tuvuga kuri Bruce Melody ndetse na The Ben wana cha brother.